reka uyu munsi nganire numva yihebye. Kwiheba si byiza na gato. Ni kenshi ubuzima bukomera ukumva wihebye. Ibyo unyuramo byose zirikana ko buri ntambwe uteye usangamo ibikomeye bishobora kuguhungabanya. Icyo bigusaba ni ugukomeza, ntushingure intambwe wateye. Ibyo byose biturutse ku guhindura ubuzima, kuko ubuzima ari impinduka. Ubuzima bugusaba guhinduka buri gihe kugira ngo ufate ubuzima bushya. Nawe urabizi ko icyo ukoze uyu munsi byanze bikunze kizana impinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Itondera impinduka izo ari zo zose ugiye gukora, kuko bishobora kukuviramo ingaruka zitandukanye. Impinduka mbi zitera ibibazo utashobora kwikura muri ubu buzima. Urugero rwa mbere, niba utanywa inzoga ugatangira kuzinywa, ubwabyo ni impinduka uba ukoze mu buzima bwawe. Byanze bikunze izo mpinduka uba ukoze zigomba kugutera ibibazo, kuko uba utazimenyereye. Binashoboka ko byagutera kubatwa nazo. Urugero rwa kabiri, gufasha umwanzuro wo kujya mu gikundi kinywa itabi. Iyo mpinduka ukoze nayo ishobora kugutera ibibazo bitandukanye, nko gusubira inyuma mu iterambere n'ibindi bituma udahagarara kigabo. Dore zimwe mu ngaruka mbona ziva mu mpinduka mbi dukora. Kwiheba bitera ubwihebe. Kugira ngo muyumve neza, kwiheba bitera ubwihebe. Iyo umaze kwiheba utangira gutinyuka ibyo ukwiye kubaha, ukumva nta gaciro ufite muri rubanda. Yego, nubwo kudakora impinduka nabwo ari impinduka, irinde kwiheba bikurinda ubwihebe. Icya kabiri, kumva umuryango wawe warakwanze. Mbega uba ubona nta muntu n'umwe ukwitayeho, nyamara ntako batagira bakugire inama. Dore icyo wakora ukirinda gufata impinduka mbi zikuganisha mu kwiheba cyangwa ukumva wiyanze. Icya mbere, shaka umujyanama wizeye mu bijyanye n'impinduka ugiye gufata. Ibyo bigufashe gufata impinduka nzima. Icya kabiri, ba wowe bigufashe kudahindurwa n'uwo ari we wese. Umvira umutimanama wawe. Ibyo mbega bizakugira umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Icya gatatu, iyubahe unubaha umuryango wawe. Bizakugira agatangaza, bitume n'abandi bakubaha biturutse ku kwiyubaha. Mbega ku kwiyubaha wowe ubwawe. Nawe tubwire muri komenti uko ubibona. Ukore subscribe, dukomeze tubane mu bindi bitandukanye. Ndi Dusengumuremyi Emmanuel. Aha uri kunyumvira ni kuri D Emmanuel. Murakoze, mugire amahoro y'Imana naho ubutaha. Imana ibahe umugisha.